Basuhuza rero abadukurikiye hano kuri PNP Empire, twongeye kubabwira ko this is a fame hall. Ikiganiro rero twakira nk'abantu bagiye batandukanye nyine nkuko mumaze kubimenyera. Anjewe nitwa Tinsanze muri kumwe. Uyu munsi rero murabyibuka ibintu twabwiye ubwashize, noneho nyine ubu ngubu twagarutse kandi nyine tugarutsanye imbaraga nyinshi cyane. Tugarukanye kabisa umuriro ndetse n'ibintu byinshi tugiye kuvugaho uyu munsi. Twabango twabibabwiye nyine tugiye kujya dutangira twakira abantu bagiye batandukanye. Hano uzahabonera ibintu byinshi, uzahabonera abahanzi, impano utaruzi ndetse n'ibandi bantu benshi bijyanye n'ubusesenguzi bigiye bitandukanye mu bukungu, mu bumenyi bw'isi, amateka ndetse n'ubuzima nk'uko mwese muba mubikeneye mu buzima bwa buri munsi. So uyu munsi rero tugiye kukuganiriza ku kintu nyine tugiye kuvuga ku bijyanye n'iterambere rya showbiz. Uyu munsi unabizi ko showbiz ni ikintu kimaze guhindura isura mu Rwanda, ariko nyine n'impamvu niyo gihinduye isura hari ibyo gizana n'ibyo kitwara. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuvuga ku kijyanye na showbiz, cyane cyane music nyarwanda. Murabona ko music nyarwanda imaze kugera aho igera naho hiva, imaze kugeraho tumaze gukunda umuziki wacu. Amaradiyo, amateleviziyo, PNP Empire nahe dushobora gukina indirimbo zose, ariko cyane cyane nyarwanda. Turamenya ngo umuhanzi yasohoye indirimbo nyarwanda, turamenya ngo kanaka afite indirimbo, kanaka turamukumbuye, Amarone turamukumbuye for example, nta ndirimbo duherutse yiwe kandi umuntu wakoze hit ariko aragenda ribagirana. Zingira ishati kabisa kuko uyu munsi tugiye gukora akantu twahoze kuva kera tubabwira kabisa. Ndamubona kuma jeans meza kabisa ya Bruno ku ikote rya manto, ntazi ubwoko bwaryo muramubona kabisa. Ndakubona ku ga t-shirt keza cyane kabisa, kabodi kakwegereye, nkakubona rwose wambaye n'inkweto nziza cyane. Ntari buze kuvuga izina kuko ntabwo mwigeze mwamamazamo hano, ariko nyine tubashishikariza kuza mutubwira ko tubamamariza kuko hano kuri PNP Empire turamamaza ibintu byinshi cyane. Ifite iduka, ufite ikintu cyose tugukora kukwamamariza. So ndamubona kabisa umusore umukeye kabisa mwiza ugiye kutuganira kuri uyu munsi. Tukaba twamutumiye rero muri Fame Hall kugira ngo atuganire ku mboni y'ukuntu umuziki nyarwanda cyangwa se umuziki wa hakera uri kugenda uyongobezwa n'umuziki w'ubu ngubu. Umuziki w'ubu uri kumira umuziki wa kera, abasaza bari kwibagirana ndetse amaraso mashya new generation ikazi ikabatera intaba, ikabatera igitugu kabisa tegerayo. Kabisa uyu mutumirwe wacu rero reka mbararikire rero umusore kabisa mwiza cyane ugiye kutuganira hangaha watwiyunzeho uyu munsi twahamagaye muri Fame Hall. Umeze gute? Nashima Imana. Umeze neza? Ni fresh nta kibazo. Ako ndeba uri guseka nk'umuntu wishimye. Meze neza kuko ikiganiro tugiye kuganiraho kiraryoshye. Kiraryoshye? Rwose ni ibintu nari nkumbuye kuza kubataramira muri studio yanyu. Urakoze cyane. Twakwakiriye rero. Murakoze cyane ko ariko nyine PNP Empire ifite abantu benshi badukurikiye. Watangira wibwira abadukurikiye. Okay. Amazina yanjye nitwa Nyarwanda Aloyizi Sankara. Abanyarwanda bazi basankara besankara. Mumaze kuba benshi ariko basankara. Turi benshi. Nawe ari muri ba basankara rero muzi basankara, ariko nyine reka komeza twibwire, ndabona kinyotewe kuvuga nta kibazo. Noneho rero abandi umuntu ukunda umuziki cyane. Ukunda umuziki? Uyumvamo mu mutima? Cyane. Nihe ndirimbo ubu ngubu iri guhitinga ukunze cyane mu muziki nyarwanda? Umuziki nyarwanda iri guhitinga. Iyo ukunze wowe ukura ukunda? Nkunda Nibido ya Christopher. Tumeni bido. Akaba arakunze umusore ni Christopher. Tumeni bido. Indirimbo ni Nibido. Ni indirimbo kabisa nziza cyane ikumije kwandika amateka. Uriya musore ari kubanza ameze nka Kiba muri Tanzania. Ni umuhanga cyane uramukunda. Nibido buriya uriya musore asohora indirimbo imwe ikagenda nyine ariko ikamenyekana cyane kuko ikaguma mu matwi y'abantu. Buriya hari abahanzi bagenda basohora indirimbo ugasanga indirimbo ntabwo iri kuryoha igisohoka, ariko the more igenda yinjira mu mutima nka The Vow ya Meddy isohoka abantu ntabwo bayumvise ko ari ikintu gikaze, ariko isaha yiyongeraga ukumva n'indirimbo irenze. Indirimbo ya Diamond ndetse na The Ben nayo ukisohoka twumvaga ibintu twiteza atari, ariko uko umunsi igenda isaha yiyongera wumva indirimbo ikaze. Ni bido rero wakomeza nta kibazo. Okay, impamvu ngewe natangiye nkubwira ku kintu cyerekeranye no kubanzi ba kera, nkaba nahereye kuri Christopher sasa.
Christopher afite indirimbo buriya ashobora gukora umuziki we akamera nk'umuntu ugiye akaba yiturijemo gakeya ariko agarukana ingoma ihiti sibanganya za zindi zaba abandi ni bido nta ndirimbo wasanga abantu bose baguma bagarukaho nkayo Mikasa urayizi ni nyinshi agatima ni indirimbo z'ibihe byose ni indirimbo nyinshi agatima ni si ya kera ariko n'ubu ngubu ushobora kunyura nk'ahantu nkumva bari kwicuranga mu badije abantu bari kujya kwifatisha yarakoze amateka kandi iri ya kera muri za 2012 hafi aho ngaho na 14 aho ngaho njyewe ntabwo nahakanye ko bakoze akazi bari abasore kude sharp kabisa bakoze akazi keza ariko ni kuvuga today ni uyu munsi kuki baryamye wenda uri kuvuga kuri Christopher kubera Christopher afite izi ndirimbo ari gukora ariko mbwira Tom Close ni ndirimbo afite Tom Close nta ndirimbo afite Pifra ni ndirimbo afite nshyashya ntayo uretse iriya agafoto ari kumwe n'abandi bahanzi nyine banoze yiwe ndi kuvuga iye akazi ke bwite atari featuring nje ntabwo ndi kwikura mu bwonko nyibone ntayo ariko nubwo yaba yifite ubwo ntiri hit wenda niba nayifite okay nari ariko ntiri hit kandi ni hip hop ukomeye cyane mu Rwanda wakanyujijeho ariko uzanye Kevin ubu arasura indirimbo igahita imenyekana ntabwo bemeranwa nabyo ibyo ngibyo reka nkubwire ndabyemeranwa nabyo sibyo impamvu nabikubwira ko ari byo nkagwafata abo impamvu byoroshye ko umuziki wabo guhita ukundwa ukamenyekana wibanzwe gukundwa n'urubyiruko cyane cyane kandi urubyiruko rukoresha social media cyane kandi noneho biroroshye kujya kumenyekanisha indirimbo zabo kubera ama YouTube kugera ku maradiyo biboroheye YouTube umuntu aragenda akakora nk'ingoma yiwe akayijyana kuri YouTube buri muntu wese urubyiruko rugahita rugenda rukajya kuyireba indirimbo yasohotse rukagenda rukayidownloadinga rukareba mbega gukora indirimbo cyangwa kumenyekanisha umuziki wabo biroroshye si ukuvuga ngo bakoze ibintu bya danje birenze iby'abakera ahubwo wenda bishobora kuba ari n'ibya danje ahubwo tumenye ngo abakera barihe abakera bashobora kuba bafite akazi runaka bahugiwemo bari gukora wenda bakaba bafite ikofi bakoze kera bakaba bafite ibintu uje mu buryo uko batari gukora umuziki ariko nicyo nashakaga kuki batari gukora umuziki bafite ibyo bahugiwemo ni biki bafite ibyo bahugiyemo biruta umuziki bivuze ngo hari pause bafashe okay twavuze ko ari abantu ba 2016 usubira hasi twagiye tubavuga bagiye batandukanye generation y'umuziki murayibuka abantu bafite mu myaka 26 gutyo bari muri za secondaire icyo gihe muribuka kwishura ukuntu byabaga bimeze ariko ndakubwira ngo se hari igihe kigera mu muziki nyarwanda tukavuga ngo reka mfate pause nje kwicara nzagaruke noneho hari ikintu nagiye gukora mpindura akazi ntabwo umuziki ukiri kugabura ku buryo turabona ba Lionel Richie n'abanyamerika baracyakora umuziki Lil Wayne arakora umuziki Chris Brown arakora umuziki 2010 yarakoraga uramwibuka muri za na za n'indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye abo bose bakora umuziki ntabwo baryama kuko ni impano bafite none abanyarwanda bo kuki abo bumva yuko bagomba kujya kuryama mbere yuko bongera kuza ibyo barimo nibihe batanze umwanya reka nkubwire wenda waruhereye warurashe ku kantu kerekeranye n'abanyamerika bo ujye ushyiraho akandi kadomo bo umuziki wabo urihariye ariko twebwe si wacu kuki utakiharira ni iki baturusha kigenze abanyamerika ngiye sinzi ukuntu ntabyo nkeka ko impano ari impano ni impano ku mpano dushobora kuba tutabikora kuri standard yabo wenda mu mikere y'amavideo mu mijyanire n'imikorere na production z'indirimbo ariko eske turakora ibyo byacu byo turabikora nicyo ngiye mvuga ntabwo mvuga kwicara uvuga umuntu kuba akurusha production nziza ariko nawe ufite aho ukorera ibyawe nubwo bitagiye kuri standard ye bivuze ko wakicara kuvuga ngo wawo ni ngo nuko arenze tujye ku iwacu mu Rwanda mu Rwanda niwo nari nirefeye nanjye noneho wenda nk'ubu ngubu wenda ngiye nshobora kubifata gutyo impamvu wenda aba bacu bakera bashobora kuba batari gukora wenda mbare ngiye uko nabitekereza cyangwa uko nabibona shaka kuba bafite wenda n'urugero ibindi bintu bakoze runaka bakaba bafite amafaranga bahugiye muri business barimo bakora
wenda isaha bazongera kugaruka bakigaranzura babandi nabo bagakora bakabakubita inshuro cyangwa se abangaba nabo se tuvuge ngo igihe runaka none se nk'ubu ngubu abangaba abantu bari kuri hiti yani iyo generation ya 2018 iyo nayisa nkaho icecetsemo gakeya impamvu nabikubwira ngo ni iracecetse Afrika ni bashyashya nabo 2020 babwiza nabaho kama urabona indirimbo zabo sizo navuga ngo ziri gutrendinga ziri guhitinga buriya ngende gutekereza ko hashobora kuba baragiye biha pose y'imyaka ingahe 5 bizagiba noneho bamwe bakagenda bakarya hiti bagatrendinga bakareka bamwe bakabanza bagakora ariko ntabwo nihehe wabonye umuntu ari muntu uzari gucuruza kenkayoriye undi nawe afite kenkayori hari akamubwira ngo ngewe reka ngende mbe mfunze noneho nawe ubanze ukore then nzagaruka umaze gutera imbere nihe ibyo ntiwabibonye buri muntu wese afite business akora tujye tuvuga ibintu tubishyire muri reality y'ubuzima niba PNP Empire iri gukora akazi twe tukaba turi gukora n'abandi bari gukora ibindi biganiro wenda niba bakoze ibiganiro twebwe turaza guceceka ngo tuvuge ngo ntabwo dukomeza gukora ibiganiro ngo kubera yuko bari gukora ibiganiro ngo tube turyamye tube dusinzire tugende twigonere tugweshere bari abakore twebwe ntitukore kugira ngo babanze batere imbere ntabwo icyo ndi bukemere bivuze ngo generation ya 16 usubira hasi yabiryamye turi mu 2022 ubwo ni imyaka ingahe irimo ni imyaka 6 ubwo iyo myaka 6 barayicara uzambwira ko bazagaro bihaye imyaka ingahe Okay, na myaka runaka navuga ngo bihaye kuko harimo abakora. Oya, harimo abakora. Kuko Bruce Melody arakora, Christopher arakora, n'abandi barakora. Harimo abagiye bakora, si bose bakora, ariko harimo abakora. Ariko abo badakora nabo wenda bari muri business rwose bashaka ko hari business cyangwa bafite ku mafaranga runaka bafite ibintu barangamiye barimo bakora. Ariko uko baba bicaye ko ariko kose mpamya neza ndashidikanya ko igihe cyose bagarukiye iyo umwe avuze ati ndagarutse aza sibanganya babandi aza kubita ingoma izihita icecekesha zazindi zose ntabwo ariko mbyumva iyi cecekesha gute irazi karya hiti zazindi zikagira none se reka nkuha urugero mindirimbo nidushake tujye no mu zose za kera n'izabu ziri zubu ngubu nushaka umpa abahanzi babiri cyangwa batatu uvuga ati aba bantu bashobora kuba tugereranya indirimbo bakoze bose tuvuga ati izi ndirimbo n'izibihe byose cyangwa tuvuga ati iyi ndirimbo ku buryo n'umuntu w'umusaza n'umuntu w'umukecuru yakwicara akayumva ariko njye abakera ndazifite nka zingahe naguha abakera bafite impano yo gushobora kuririmba bakaririmba indirimbo bakaririmba live kandi iyo niryo pfundo ry'umuziki buriya umuntu yazi kuririmba akaba yanaririmba adakoresheje za mix imiziki cyangwa gitari akaririmba akiririmbira ubwe nta playback yabayeho ubu umuntu ngiye mufata nk'umuhanga kabazi ibintu abazi kuririmba nyine abo umuziki bo muri mu maraso abo bahanzi rero abo ntago bakora live ntabwo nzi ushingira ku cyo uvuga ko badakora live impamvu ujye ukurikirana ibiganiro byose ahangaha kuri Fame Hall twakira abahanzi sibyo uzagenda ubabona ujye udukurikira we gusa uzagenda ubabona abahanzi baririmba live kabisa bakakwemeza baririmba live tutanatumiye abo bakera ndetse abo ngabo bakaza bakaririmba live ntubeshere new generation ngo ntabwo izi live okay barayizi ariko ngewe abo bashaka kuba bayizi ariko sindabumva bakoze live abo numvishe bakera barahari nigeze nkurikirana nkumva live nkajya mu makonseri yabo nkagira uko habayeho kutakurikirana aba new generation ikindi abo nk'umuhanzi umwe mu baraperi sibyo wambwishe Kevin abandi baraperi bo ntago mbazi sibyo mu muraperi dushobora gukompara tukamugereranya na Riderman mu muraperi dushobora gukompara tugakompara ibigwi bye cyangwa imirapire ye tukavuga tuyu wow tukuye nje kuri uyu munsi ntabwo ndi kuvuga ku bigwi by'abahanzi ndi kuvuga ku bijyanye n'imikorere yabo y'iki gihe turimo muri 2022 ntabwo bari gukora bijyanye n'umurava abahanzi ba new generation cyangwa abahanzi bari kuza mu muziki ubu ngubu bari umurego nk'uwabo kandi nibo bafite amafaranga
nibo bafite ama studio, bafite icyo bita bafite famous, bafite mambe fame, bari famous, bafite fame, bafite contact, bafite buri kimwe, ariko ntabwo bari gukora umuziki ngo baduhe umuziki. Ariko uzi ko kera bari abahanzi strugglingaga, ujye wumva ku ma interview yabo bajya gushaka studio, bajya gushaka udufaranga two kujyana muri studio, kandi bakaduha n'ibintu byiza cyane babistrugglingzemo. Ariko ubu ahubwo babonye bwa bushobozi no kuri studio bavuga ati dufite access kuri studio runaka, uyu mu producer arampamagara ko aranze, bafite uburyo bamenyekanyemo. Ubu ho kuki batabyaza umusaruro ubwo ayo mahirwe bafite ngo bakomeze bakora umuziki? Ese tuvuge ko umuziki ugira retirement. Uziko na Intore Masamba agikore umuziki. Intore Masamba ntabwo ari muri abo twavuze kuko we ni uwa kera. Makanyagara cyakora umuziki cyane. Cecile Kayirebwa akora umuziki. Ariko ntabwo nari simbona abahanzi b'icyo gihe. Miss Chanel aherutse uwe muziki banza yawuvuyemo araryama. Riza ari gukora uwe muziki. Barasinziriye. Princess Priscilla afite ihembo. Nta nshyashya nzi. Ariko uribuka impano zabo zirahari. Miss Jojo uribuka indirimbo ze, mbwira n'izindi cyane, mbwira twuririmbo twakunze cyane. Bari abantu ijwi ntabwo risaza, ndakubwiza ukuri. Bari abantu bagiye muri studio n'ubundi bagakora indirimbo twabakunda, twakongera tukabumva. Rero ariko ntabwo barawuretse, ahubwo tuvuge tuti baretse umuziki. Ubu hariho Bwiza ari kuza akatubwira ndi serieuse, akatubwira kabisa tukumva ko ari serieuse mu rukundo, ari Nissan ari kuza akadukorera umuziki kabisa kude chapeau kuba sister abari kuza bagakora umuziki nyarwanda. Ari Airways uramubona ni umukobwa kabisa uri kuza agakora umuziki umuntu akawukunda, abanyarwanda bakawukunda bakawiyumvamo. Ariko nyine munatanga ibitekerezo hasi muri comment, mukandaduhamagara kuri nimero mubonaho hasi kabisa. Ku gitekerezo waba ufite ikintu cyose waba ushaka kutubwira, tukubwira tuti wajya hara kuri Japan restaurant kabisa ugafata ibyikurya byiza cyane biryoshye bigishyushye, ugafata self service, ukaba wafata muri jardin nziza cyane hara kuri Japan restaurant, hara kuri Minagiri Kacyiru kabisa. Turakurarikira kujyayo buri weekend cyangwa se bakora kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu ndetse no cyumweru nyuma ya saa sita. Na hano tumiza rero kuma rush food, kuma delivery apps zose, ujya kuri App Store ukaba wa downloadinga App Store ukayikoresha ndetse ukaba watumizayo yawe ntuza ya ugatumizamo delivery yawe kabisa, ukoherezayo order bakakodaringa cyangwa se bakagukorera order bakakoherereza ibyo kurya kabisa. Ni nko kanya waba uryamye, waba ni mugoro ushaka gutembera n'umukunzi wawe, na hano heza kabisa, amatara cyane. Tukubwira rero ko wagenda kabisa ukaba wajya kuhataramira kandi nyine bikagenda neza. Iyi ni Fame Hall rero, katuze tukubwire bakubwira ibirenze rero, turagaruka mu kanya gatoya. Audio Jungle. Audio Jungle. Muri Digital Engineering ibikorwa bibarizwa architectural works, ibishushanyo bigezweho, amazu ageretse, topoma ku bantu bacukura umucanga, amabuye y'agaciro, amabuye yo kubakisha, nabo turabafasha igiciro kiri hasi cyangwa kiri hejuru bitewe n'uko wifuza inzu yawe, bakabatanga serivisi kuba ari ubutaka butabaruwe land registration, bakabatanga plot identification, kuza ibyangombwa by'ubutaka. Audio Jungle.
Twagarutse rero turagarutse mu biganiro cyacu rero cya Fame Hall cyane cyane nyine ibyo tutumiramo abatumirwa bagiye batandukanye. Turi kumwe na Sankara kuri uyu munsi, ni umuntu ukurikiranira hafi iby'umuziki nyarwanda, akaba afiteho yumva kabisa radio, arawukunda, afite abahanzi afana, afite ibiki byose arabikurikiranira hafi kabisa, afite na experience kubera ko harya wambwiye ko wigeze kubuki watubwira ariko wigeze kuba DJ nibyo? Cyane gihe kinini cyane. Kuki wabiretse? Imparitse nagiye mbona hari ibindi business runaka nahugiwemo. Uri mu biki se kuki utaza hano kuri Fame Hall PNP impango tukwamamariza? Okay, narindi mu bijyanye no gucuruza ibintu bijyanye n'udukweto. Tuzazi wawe dukamere kabisa utubwire abantu mushaka icyangwe rero uyu musore murabona ko anambaye neza kabisa ku buryo ashobora kukwambika. Abasore abagabo bose inkweto tayari. Uri tayari? Nkorera n'ibintu bijyanye n'irembo. Gufotora amafoto, ama registration n'ibiki, gukora ama invitation yose. Kabisa courage kabisa. Aho ngaho ariko uzagaruke muri showbiz kabisa, turagukeneye ugaruke mu muziki, wongere tuvangira imiziki wawe nukuraho ba toxic ba Marino na bari ba DJ na ba DJ ira dukeneye rega new generation ndakubwira ko new generation mbona ikora cyane. Warugiye kuvuga ngo narindimo nkubwira ku kintu kivuga gutya. Buriya hari ikintu kimwe namaze gukurikirana ku muziki nyarwanda. Buriya hari wenda umuziki nyarwanda buriya ikintu navuga ngo umariye abahanzi cyangwa ufasha abahanzi ni ukugira ngo ubabere ikiraro cyo kuba fame, cyo kwamamara, urumva kugira ngo bagire aho bagera. Ariko mu by'ukuri ntago ngiye mbibona nkaho ari umuziki wa ukuvuga ngo ushobora kuwizirikaho ugakora ukavuga ati niziritse ku muziki ngo ngiye gukora ngire gute, nta kindi kintu runaka hanze nakora ngo gukize. Ngo nago nk'urugero hari nk'abahanzi abo bakirana ndimo nkubwira Tom Close, umuzi dogiteri, umudogiteri n'umuganga. Muganga bwaramumize nibyo hawugiwemo. Amaji ari mu kazi, ari gukora ibintu bijyanye n'amafrigo, ari mu kazi nyine gasanzwe. Abanje no gukina amafilime ndamujabuka igera mu by'amafrigo. Amaji afite impano nyinshi, amaji burari mu basore dufite bafite impano nka 7 cyangwa 5. Buriya ushobora kwigira muri frigo, buriya niyo yahisemo. Ariko n'amafilime arayakina. Ariko dukeneye umuziki wa Amaji Buraka, murabyibuka uruhinja urarira, murabyibuka turamukumbuye. Rege twebwe tugendera ku bintu byo kukumbura umuziki. Umuziki ni ikintu cyiza cyane abantu bakunda. Ntabwo wakagiye ngo ugende usinzire. Tukagenda ku muntu bita Safi turabizi ni umusitari muri Urban Boys, muri bibaye kubita n'izindi ndirimbo ze nyinshi. Indirimbo za Urban Boys kabisa kudesha. Kiriya gihe twavugaga niyo group kabisa cyangwa the best artist basohoraga video nziza kabisa nkuko Davis D ameze muri iki gihe cya 2022. Ariko ubu ngubu ari muri Canada. Nawe yakomereje umuziki we ariko afite amafaranga, afite ibikorwa mu Rwanda. Riderman nuko afite studio, afite ibikorwa runaka. Abo bose barakoze umuziki wabafashije kugera aho bari ubu ngubu, ariko byatumye bagera ku ntego yabo, barakora baguza amafaranga, ubafasha gutuma nyine bagira ibyo biyubakaho. Safi afite imodoka, Riderman afite imodoka, Tom Close afite imodoka, n'abanzi bakira benshi narondora rwose bafite aho bageze biyubatse kubera umuziki wababereye ikiraro, icyambo cyo kugira abagireho bagera. Ese abo uretse ko wenda bari kurwana no kugira ngo bubake hit n'izina runaka, umuhanzi ufite amafaranga ninde muhanzi w'ubu ngubu ufite imodoka? Mumbwire nushaka kwera 2018 ninde muhanzi ufite imodoka yiwe agendamo yiguriye yiwe? Baracyari kurwana no kugira ngo bubake izina nabo nyuma wenda nyuma y'imyaka 5 iri imbere nibamara kugera aho bageze bari gukora, wenda baramaze kugira ibikorwa byabo runaka, bafite business, bafite ibintu ku ruhande biri nyuma y'umuziki barimo bakora, bamaze buri wese amaze kuba yifitiye akakebo kiwagendamo kagendesho nyine. Bivuze ngo bazicara babanze bagira abandi haze indi generation ko bazicara cyane uko mbibonera kuvuga ubibonera ko kubakira ntabwo abantu bose ari kimwe. Hari umuntu ujya mu muziki akunda umuziki mon cher, hari umuntu ujya mu muziki akunda umuziki. Urambwiye ngo ese ni ufite imodoka
ntabwo ndibuze kujya kubagereranya. Tom Cruise afite inzu, Knowless afite inzu, Platini nawe afite inzu, abantu benshi bafite inzu b'abahanzi ba kera. Ba Austin bafite amaradiyo za Power FM, ni ibintu byagiye biva mu muziki no mu kazi bakora. Ariko umuntu ukunda umuziki by'umutima ntabwo akandi kazi cyangwa ni business mukura mu muziki. Icyo turekemeranwa. Niyo mpamvu ntavuga ngo barakoze kuko ibyo bakoze biragaragara, twarabakunze, ariko monshe turabakumbuye. Bye nicyo nshaka kuvuga, turabakumbuye kuko dushaka ngo bajye ku isoko bahangane n'aba bana. Platini simufata nk'abo bana, Platini arakomeza arakora, Platini ari gukora. TMC ntabwo ari gukora ngo ari kwiga. Yes ari kwiga, ariko yakabaye anaha abantu umuziki. So ni kuvuga ngo niba umuntu yaraje mu muziki agakunda, ujya kudisappointinga abanyarwanda bagukunze, ahubwo ngo ugiye mu byawe bifite umumaro wawe ku cyawe giti, kandi n'umuziki wari ugufite umumaro ndetse n'abanyarwanda bafite umumaro. This is entertainment, nuko entertaining abantu ukabashimisha kandi ufite impano. Ndakeka rero nta mpamvu ihari nimwe yirengera abasaza kabisa. Abasaza mugaruke muri music kabisa, mudukorera ibitendo. Dukeneye akarimbo ka Priscilla. Abo byo turimbo twize yakiraga naba Deben na ba Paradise yiwe na Medi, uri ku buryo yakoze akazi. N'ubu ngubu ni indirimbo ducuranga tukumva zibihe byose, za ndirimbo zibihe byose. Ariko kuki wakomeje kuvuga ngo indirimbo zibihe? Nta ndirimbo itari ibihe byose. Ntayo nzi yabo. Ndakubwira ngo niyo Bosco asohora indirimbo ikarebwa na miliyoni mu gihe cy'icyumweru, kandi abahanzi ba kera ntabwo basohoraga indirimbo ngo zirebwe gutyo. Kagaragara yuko abo ngabo ibyabo basohora ari byo tumenya, ariko si ikintu cyabo. Reality ntabwo cyari ikintu cyabo, ahubwo nuko bari bafite aho babicisha. Noneho kubera kutabikunda bakabikora gutyo, abari bafite impano icyo gihe ntibari kumenyekana, kuko ushobora kugira impano udafite aho uyigaragariza, udafite aho uri buze kuyerekana, utazuranye n'umunyamakuru, udafite iwanyu bakaze ku buryo bakujyana kuri studio ya radio, kuri studio ya televiziyo. Njewe mbona mutari mufite umuziki nk'impano yanyu, ahubwo mwafashe umuziki nk'ikintu kubera mwamufite path, inzira yo gucamo mu bufata nk'ikintu gituma muri bugende mukagera akaba ari mwe tumenya. Bituma rero abandi new generation tutayimenya, ariko abari bafite umuziki mu mpano n'aba stili tubona bari gukora. Ntabwo tubyumva kimwe aho ngaho. Kubera iki? Impamvu tutabyumva kimwe, abantu ba kera ntabwo ari ukuvuga ngo wenda kwari ukugira ngo bagire ibintu byabo bamamaza cyangwa bageraho. Umuziki nibyo wabafashije. Abantu ba kera please na n'ubu nubwo batari gukora respect, bazi gukora, bafite impano. Ngaho mbwira umuntu w'ubu ngubu se wigeze ukoresha igitaramo cyangwa concert igakubita nk'iyo Jay Polly yakubitiye ku Gisenyi, cyangwa se umuntu ushobora ubu ngubu, reka nkubwire, ubundi umuhanzi w'ubu ngubu uri wemera ninde? Njewe ku cyanjye giti nje iyi new generation ndayikunda cyane, kuyikunda yose. Nje ndaguha umuhanzi umwe, nushaka kwiteranye yose, nishake yibumbira hamwe itumize concert, sibyo? Tugende dutumire Bruce Melody hariya, cyangwa dutumire Christopher hariya, uri mwategure road show yiwe, n'abandi bategure road show, n'undi ategure road show, ari umwe bari bose. Turebe noneho izitabirwa n'abantu bose, ni n'abantu benshi arinde, kuko bari abantu bakira bafite ubuhanga bwo gukora ikintu cyitwa umuziki, ku buryo nimba akubise nk'indirimbo runaka hariya iraza ihindura ibintu. Wakomeje kuvuga icyo cyane, ariko izo ndirimbo nibazishyire hanze, nibaze bakore nyinshi, noneho tuzibone, bahangane n'iyi new generation, bahangane na Okama, bahangane na ba Juno Kizigenza. Akora indirimbo nawe Juno Kizigenza agiye Uganda, akora ikirura we na Bushari na Ntuza na Kameshi asohora indirimbo cyane ko ari no hanze, akora indirimbo ayisohore. Ariko se ubundi ko wagumye wibanda kuri new generation, kari yuri kuvugaho, mbwira muri new generation turimo ni icyaho, sibyo? Nibyo, mbwira new generation umuhanzi ufite indirimbo cyangwa se ufite ibikorwa, cyangwa uretse hano mu Rwanda tumwumva, sibyo? Mbwira umuhanzi ufite indirimbo ushobora kumva ngo hanze Uganda arazwi, Tanzania arazwi, hirya y'u Rwanda. Njewe ngendera ku muvuduko bafite, kandi niyo mvuga uwo muvuduko, iyo umuhanzi tuvuze ngo periode ya kanga hari kurebwa na miliyoni 2 hejuru y'indirimbo imwe akoze,
iriya ndirimbo ya Airways na Juna Kizigenza yitwa Away. Urayibuka? Indirimbo yabonye miliyoni 2 hafi mu kwezi kutaranashira. Yari imaze kubona miliyoni 2. I think I'm not sure ariko ndakeka n'indirimbo yakunzwe cyane. So n'abantu ubona bafite target ko ibyo abo wikumbwira bafite bo bazabigeraho vuba. Kandi bariya stili nabahanzi ntabwo batubwiye ngo twebwe turaritayarinze hari ibindi tugiyemo, nabyo bigeze bavuga. Ubwo rero nimba batari kuza ngo bakore batwereke ko bafite akazi bari gukora mu bijyanye n'umuziki, ntabwo ngiyewe icyo kintu ndi bukemere. Ahubwo ndakubwira ngo abahanzi muriho ubu ngubu kabisa courage mukore cyane, ayo mazi muzayubaka kuko mufite intego nziza cyane.